Mu kiganiro kibanza nabasezeranije ko nzababwira uburyo bwinshi butandukanye bwo gushyira umwana ku ibere. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, uko wafata umwana neza igihe uri kumwonsa kuko bimufashe konka neza ndetse nawe mubyeyi bikagufasha kuzana amashereka ahagije. Nguhaye ikaze kuri Rama Family kandi nkwifurije ibyiza byose no kugira ubuzima buzira umuze. Ni Louise ubategurira ibijyanye n'ubuzima. Ibintu bine by'ingenzi birebana no gufata umwana uri kumwonsa tugiye kubirebera hamwe. Ariko muri rusange ibyo bintu bine by'ingenzi ni ukuba umwana arambuye, kuba kureba, kuba kwegereye kandi no kuba ashyigikiwe. Umubiri w'umwana ugomba kuba urambuye cyangwa umwana atihinnye. Umutwe we usa naho uraramye buhoro. Mu maso h'umwana hagomba kuba hateganye n'ibere kandi utamutsindagije ku gituza no ku nda byawe kandi akureba mu maso. Umwana agomba kuba akwegereye, ibyo ni ihame. Ugomba kuba ufashe neza umwana wese ukoresheje ibiganza byawe n'ibice by'amaboko by'epfo aho gufata ijosi n'intugu gusa kandi uri konsa umwana wawe. Reka nkwereke uburyo butandukanye wamufata. Hari ugushyira umwana ku ibere umutwe werekeye mu kwaha kwawe, ni uburyo bukunze gukoreshwa na benshi. Hari ukonsa umwana uryamiye urubavu, bukoreshwa igihe uruhuka cyangwa uryamye nijoro. Akenshi iyo uryamye nibwo wonsa umwana nyine uryamiye urubavu. Konsa umwana amaguru ari munsi y'ukwaha kwawe ashyigikiwe n'ukuboko, burya ni uburyo bwiza bwo konsa ariko ku bana bavukanye ibiro bike, babandi bavuga ngo bavutse batuzuye. Konsa umwana umufatiye mu kwaha, umutwe ushyigikiwe n'ikiganza cyawe, nabyo bikoreshwa cyane n'umubyeyi wabazwe iyo yonsa impanga cyangwa umwana w'ibiro bike. Konsa impanga ushobora kubikora mu buryo busanzwe cyangwa se uzifatiye mu kwaha niba zigomba konkera rimwe. Niba ubabara imoko cyangwa amabere igihe wonsa, reba uburyo umwana afashe ibere. Banza ubyiteho iyo ubabara imoko cyangwa ukababara wonsa, uzabanze urebe niba atari wowe ubikora nabi. Noneho ugerageze kumufata mu bundi buryo. Umubyeyi uri konsa agomba kuba atekanye, nta bindi arangariye, nta n'ibindi ari gukora. Ntabwo wakonsa uri guhata ibirayi, ntabwo wakonsa uri muri telefone, ntabwo ukwiye konsa urangariye ibindi, kubera ko igihe uri konsa ugomba kureba umwana wawe mu maso. Ikindi kitagomba kubura mu gihe cyo konsa ni ugusekera umwana wawe, ni ukumuvugisha, nibinaba ngombwa ukaba ubishoboye uzamuririmbire igihe uri kumwonsa. Umwana ashobora kukureba mu maso no kumva ijwi ryawe. Ndahamya ntashidikanya ko nkurikiye ibi bintu ubyumvise, nubwo waba utacyonsa cyangwa se uri umugabo, ariko ibi wabyibutsa n'umugore wawe kuko abo yonsa ni abana bawe. Wabyibutsa n'uwonsa abuzukuru bawe kugira ngo barusheho kumererwa neza. Ndagushimiye.